Mbere yuko tugenda gato ari akantu kansekeje sinzi niba wakubirikiranye Kigali 500 TV ari inkuru y'abajura mu kanya mbonyo turababwira ngo hari inkuru y'abajura abajura ngo nabo bagiye kurega nyuma yuko bibwa nabyo bibye bakurikirane Kigali 500 baramenye ibyayo. Iyo nkuru nayo bashishikarije kuba bayireba, ni inkuru iri kubica bigacika y'abajura. Ni gute umujura yibwa kandi nawe yibye akajya no kurega ibyo yibye, noneho baragaruka nawe barabimwiba noneho bajya kurega. Iyo nkuru rero Kigali 500 TV yayidutohoreje, munyarukireho mu kanya. Nanjye nahoze nkubitaka jisho tubabwira ngo mukore subscribe, mukore share, comment kugira dukomeze tubane namwe. Bakunzi mukurikiranye F1 Rwa TV, uyu munsi tugabukanye na vibe nyinshi cyane, nubwo ubuzima bitameze neza nkuko twabibabwiraga. Niyo P ikaze mu kiganiro noneho kino munsi. Asante sana. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku muntu mwahoze mwumva, ku cyamamare mwahoze mwumva. Ni icyamamare gikomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Use tukiti icyamamare, ni icyamamare kazi. Biri kujyana, ariko twavuga ko ari umuntu wamamaye cyane ku buryo buhambaye, bitewe n'ibikorwa byinshi by'indashyikirwa byagiye bimuranga cyane byerekeye ku bijyanye na muzika. Sibyo buriya ni muzika, choreographer cyangwa se choreography. Iyo tuvuze choreography tuvuga ibijyanye n'ababyinnyi cyangwa se abadancers. Uwo rero nta wundi ni umuntu bita Sherrie Silver. Sherrie Silver ufite foundation bita Sherrie Silver Foundation, ishinzwe gutoza ndetse no kuzamura impano y'urubyiruko, cyane cyane abantu bari rura cyangwa se advocate rura. Iyo tuvuze advocate cyangwa se babana bo mu cyaro, iyo tuvuze abana bo mu cyaro, akaba akorana n'ibihugu bigiye bitandukanye rero byo hirya no hino kuri nosi y'u Rwanda. Akaba yarahuye n'ibyamamare bigiye bitandukanye, harimo na nyakubahwa Perezida Paul Kagame. N'abandi bakomeye cyane twagiye tubona bagiye bamusura cyangwa se yagiye ahura nabo, harimo abahanzi bagiye batandukanye ba hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ntabwo tugiye rero kwibanda ku buzima bwe cyangwa se ngo twibande icyo ari cyo, ahubwo tugiye kwibanda kenshi kuri social media ziwe. Sherrie Silver rero akaba yarajoininze Twitter, duhere kuri Twitter yiwe yitwa Sherrie Silver. Akaba yarajoininze mu kwa gatanu 2011 maybe nibwo yajoininze. Akaba afite aba followers bagera ku 21,500, ndetse we akaba yarafollowinze abantu 393 bonyine. Bivuga yuko uyu mukobwa akaba arenze cyane ku buryo ki bigaragara yuko yagiye akora ibikorwa bigiye bitandukanye. Benshi bamufata nk'intwari y'abadancers cyangwa se intwari y'igitsina gore muri kino gihugu cy'u Rwanda. Niko twabivuga cyane ku muntu nk'uyu. Ubu ufite ibi bikorwa bigaragarira buri wese, nta kabuza tuba tugomba kumwita intwari. Hari benshi muri kino gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze bafite impano zigiye zitandukanye, ariko aho kugira ngo bajoininge struggling ku mpano zabo, ahubwo bagatavuga ati twebwe reka twigire muri bya bindi dushakisha abo dukesha amaramoko. Bamwe bakajya gutega mu migina hirya no hino. Ariko abenshi bamufata nkaho Sherrie Silver ari umuntu w'icyitegererezo, abari n'abategarugori bakakwiriye kureberaho, nabo bagakora ama foundation. Niyo batakora foundation bakaba bagira uburyo ki bafata impano, nta muntu utagira impano, akareba uburyo ki yayibyaza umusaruro. Niyo P ku bijyanye na YouTube ho bimeze bite? Ku bijyanye na YouTube, uyu Sherrie Silver twavuga ko ari umuntu ukurikiranwa cyane kubera ko afite aba subscribers 633. Yego. Akaba afite video 73, akaba afite views 100,000
n'eshanu n'ibihumbi 941 aha na 787 today. yeah Bivuze yuko afite video 73 nizo amaje kugeraho, ariko akaba afite abasubscribers 633. Bivuze ngo arakurikiranwa bihagije. Uyu Sherrie Silver rero aricyo turi kuvuga ati twakibanzeho. Uyu ni umukobwa uzi kubyina, akaba azi n'utumaniyeri tw'udusport iby'inyuma, maderiyeri, ibintu byose abasha kuba yabikora. afite ni umusportifu, kandi ubona ko n'abana agenda atoza nabo uburyo bagenda baperforminga mu tuntu twabo. Ubona ko n'abatari abantu boroshye bitewe n'uburyo baba bazamuka babyina baririmba ewana. Mbese navuga ko n'abari abasportifu. Rero uyu Sherrie Silver agiye akora ibitaramo bigiye bitandukanye, yaba hanze ndetse no mu bihugu bigiye bitandukanye by'abaturanyi. Yagiye akora ibintu bigiye bitandukanye ku ma TikTok, yarabiciye biracika. Ariko today tugiye kwibanda ese Sherrie Silver kubera iki muri no minsi ari kwibanda ku bahanzi nyarwanda. Cyane cyane abastari tuzi cyane. Sherrie Silver rero nkuko muri kubibona cyangwa se nkuko turi kubabwira, today hashize igihe kingana n'ibyumweru 2 Sherrie Silver atumiye umuhanzi cyamamare. Twagiye tugaruka no kuri F1 Rwa TV, ngira ngo tubabwira ngo mbese yavuzweho cyane. Umuhanzi uherutse gusezera ubusore, umusiribateri. Umuhanzi uherutse gukora ubukwe bwagiye bunavugwaho ibintu byinshi cyane, ndetse n'ibindi bintu yahise anabukorera indirimbo, asa nkaho afite abantu bari muri competitions zigiye zitandukanye. Sinzi impamvu buri gihe ho kutumugarutseho tumuvugaho ibintu byinshi bitandukanye. Umenye ari umunyabigwi. Nicyo kivuga umusitari. Bakaba bamwita rero bamwita Benjamin, uzwi ku izina rya The Ben. The Ben rero bakaba baramutumiye, yasaga nko yabasuye ari n'imfashanyo yari yabahaye Sherrie Silver Foundation. Bamutumiye rero hashize ibyumweru 2, bamutumiye bamukorera surprise. Indirimbo ye ni Forever yaramaje gusohora, yagaragayemo umugore we bita Uwikeza Pamela. Ku marangamutima menshi rero uyu bita The Ben akaba yareretse urubyiruko rwa Sherrie Silver cyangwa se abana toza, yaberetse amarangamutima ari hejuru, ndetse hafi nkuko bajya bavuga ngo uyu mugabo ari mu bagabo bagaragaza amarangamutima cyane, bagaragaza amarangamutima ndetse yiganjemo amarira. Rero nkuko yabigaragaje, yagize ati abana ba Sherrie Silver bazi kubyina, bazi kuririmba, mbese bazi gupanga ibintu byabo ku murongo. Bivuga ngo Imana ijye ibaha umugisha ndetse inabagure mu bikorwa byabo. Iyi ndirimbo rero bamukoreye ino performance kuri Sherrie Silver Foundation, ikaba ihagaze ibihumbi 182 by'amaviews mu gihe kingana n'ibyumweru 2. Bivuga ko uyu muhanzi akomeye cyane. Rero sinzi impamvu Sherrie Silver aciye iminsi 11, urumva nyuma yaho yahise ajya kureba umuhetazi we. Haciyemo umubiferi. Navuga ko haciyemo iminsi igera kuri 4. Yahaciyemo iminsi igera kuri 4. Aravuga ati reka duhamagare noneho Munyakazi Bruce Melody. Njye ntekereza ko impamvu yamuhamagaye Barabas, cyangwa se umwite Papa Browder. Papa ni Browder. Nyiri Butendo. Ni Papa Browdy. Maybe. Aha rero uyu Baba Proudy. Ari Proudy. Uyu muhanzi rero akaba yaragiye agirana beef cyane, tubyite beef mu itangazamakuru zigiye ritandukanye. Akaba yaragiye ahura n'ibibazo byinshi bigiye bitandukanye. Tuvuze ibibazo nuko mu makuru agiye atunga urutoki cyane hamwe na The Ben. Sinzi impamvu Silver yatumiye umuntu bita The Ben, agahita akurikizaho umuntu bita Itaha Iwacu mu cyumweru kimwe, mu minsi ne yonyine.
ese nuko ari bo babiri bagombaga guhura muri Rwanda Day maybe bagombaga kubafuminga muri Rwanda Day, akaba ariyo mpamvu ari kubahuza. Ndatekereza ko n'uriya Sherrie Silver ni umuntu nawe ukunda gukurikira abantu nka bariya ku mbuga nkoranyambaga, dore ko ari umushuti cyane wari waratashye n'ubukwe bwa The Ben. Nkatekereza ko ashobora nawe kuba yarazi umwuka mubi wagiye urangwa hagati ya The Ben na Bruce Melody. Ese yaba ashaka kubahuza? Nanjye niko tubitekereza, bitewe nuko nyuma yuko The Ben avayo yahise atumira Bruce Melody. Bigaragare ko mu mpande zombi bose bagiye bagaragara bagirana ibiganiro, ndetse bahita banakurikirana mu minsi mike bose bamusura. Reka Bruce Melody we turaza kumusorezaho, reka ahubwo twihute. Urabona ko kuri video yiwe mu minsi 11 kuri Sherrie Silver afite 109 bya views. Nyuma yaho gatoya hashize iminsi 7 yahise azana ndetse azana ubwo turetse dukuramo ni iminsi nanone ine mu minsi 4 arimo arahamagara ari gutumira umuhanzi. Yahise azana rero inde Kirisizi nawe yavibinze uburyo bari bamutunguyemo baririmba indirimbo ye bita Bana. Mu gihe Bruce Melody we baririmbye When She's Around inafunga match iyo bamusurprisinze ku buryo ki yagaragaje amarangamutima, mbese araba breakinga, arabafasha, bararirimba bose barabyina ku buryo byagaragaye ko yari ari proud yabyo. Nanjye kumugarukaho, ariko reka tube tumusimbutse, turaza kuvuga ukuntu ari n'umuntu wicisha bugufi cyane, ari umuntu nyine ukwiriye superstar. Ko byagiye bimurangwaho mu gihe yari ari hariya kwa Sherrie rero amaje kugwirwa gituma, amaje kumutungura bamuririmba indirimbo ye bita Bana, yarayirimbye arayivibinga, ndetse anabasigira ubutumwa bukomeye cyane tutari bwaze kwibandaho cyane, ahubwo tukibaza kuki Sherrie Silver azana umuhanzi muto muri muzika. Ibi nibyo twakomeje kuvuga. Nawe urabizi ko muri iyi minsi ukurikije bariya bana agenda afasha, twavuga ko ari kuzamura impano. Sibyo? Reka tubyite ko ari ukuzamura impano cyangwa se kumenyekanisha byimazeyo abantu twavuga ko bakiri hasi. Bakiri hasi barakomeye cyane, ahubwo mu rwego runaka. Abo wita ko bakomeye hari urwego bakomeyemo, ariko hakaba hari urundi rwego twavuga ko wenda batari hiti cyane byimazeyo. Mu minsi 9 rero ubwo nanone ubwo twarengeshaho ni iminsi 2 yahise azana umuntu bita Eelement, producer Eelement yabanje gukorera muri Country Record, ariko bakaba ari gukorana na Bruce Melody muri 155 AM. Uyu muhanzi akaba nawe yarinje avuga ati ngiye sinzagumya gucuranga cyangwa nkore kuri piano mastering, reka nkore n'umuziki ndirimbe. Reka noneho ndirimbe. Buriya iyo uzi gucuranga buriya no kuririmba akenshi usanga biba biri kujyana. Ariko araririmba, si ukuvuga ngo aririmba neza cyangwa se aririmba nabi nka Yago. ariko uyu muhanzi by'ukuri ararenze. Aherutse gukora indirimbo bita Food Tori nawe bamukoreye bamuririmbiye, iyo na kashe bamukoreye surprise barabimuririmbira, ariko bigaragara ko atamenyereye public cyane. Nibyo nashatse kuvuga mbere yuko tuvuga izina rye. Kuba Sherrie Silver yarazamuye bariya bana, nashatse kwerekana ko impamvu yaje gutumira undi muntu ukizamuka mu muziki ariko ufite undi mwuga arimo neza, ari ukugira ngo wenda se hari urundi rwego ashaka kumugezaho, bitewe amufatemo amwereke isi yuko nawe ari umuntu ushoboye, bitewe n'urwego Sherrie Silver we yagezeho n'izina yubatse ritari hasi. Twavuga ko ku ruhando mpuzamahanga ari umuntu uzwi cyane. Bigaragara yuko rero label ya Bruce Melody naho hari kuvaho, hari kugenda hibandwaho cyane, kuko turimo turibaza ese Sherrie Silver noneho foundation
n'uwe muntu agiye kuzana. Ariko tugaruke inyuma ho gato tube twibanze kuri Eelement ugaragara ko nta marangamutima yari afite cyangwa se ntabwo yigeze agaragaza amarangamutima nk'uko baramuririmbiye kuva indirimbo itangira kugeza irangiye yifashe mu mifuka. Nta guseka nta kuvibinga indirimbo. Ese tuvuge ko indirimbo ye iratuje cyane, ni imparata, ni abazita imparata, imparamba. Imparamba. Indirimbo ze ni nziza ziranabyinitse cyane, urebye naho kuri bari abana ba Sherrie Silver uburyo bagiye bazibyina. Zirabyinitse zifite gahunda kandi ziratractinga abantu kuba banyeganyega. Kuko iriya ndirimbo ye Fude to yahise igwiza miliyoni nyinshi cyane. Mu gihe gitoya. Ariko sinzi impamvu atagaragaje amarangamutima ye. Kubera iki Eelement hariya kwa Sherrie Silver ariwe muntu twabonye yeretse ko yasuzuguye abana batoya? Ni ikibazo tutarinjiramo neza. Ntabwo yakunze uburyo binjiye mu njyana ye. Kubikora natwe amaso yacu atwereka ko bayinjiyemo neza. Ariko sinzi impamvu yagaragaje na Sherrie Silver, sinzi impamvu ntabwo yamutinyutse. Nkuko yajya atinyuka abandi bahanzi hano ukabona vibinga bisanzweho cyane, akabahobera bakabyinana. Hano bigaragara ko asa nkaho nawe yamutinyemo ukuntu cyangwa se atamwisanzuyeho cyane. Ariko hano Eelement ntabwo twamutera ibuye kubera ko bari abahanzi twagiye tubona bagiye baperformingana na bari abana bamenyereye stage ku buryo buhagije. Ariyo mpamvu twahoze tuvuga ko Eelement nubwo ari umuntu wubatse izina ariko mu buryo bwo kuririmba cyangwa se performinga ku ma stage ntabwo nta ntambwe afite ihambaye yatuma tuvuga ko yari kugerana hariya akigaragaza cyane, cyangwa se Eelement akaba ari wa muntu utajya ashobora kugaragaza amarangamutima. Bibaho kuba umuntu yishima bikaba mu mutima we, ariko mu buryo bwo guperforminga ntibimugaragareho cyane physically. Twavuga ko wenda ari iriya mpamvu, ariko n'abakunzi bacu hari bamwe bamuzi cyangwa se bajya baganira muri comment barajya batubwira uko byifashe. Reka rero twigarukire ku muntu bita Itahiwacu Blues Melody, icyamamare wakunze kuvuga ati ari indirimbo arimye ngo umuzigo w'icyamamare. Ngo umuzigo w'icyamamare. Uyu muhungu cyangwa se reka tumwite umugabo, ni papa w'abana babiri maybe. Yarakoze cyane, yarakoze afite ibigwi. Yatangiye nkuko hano kuri Sherrie Silver Foundation yabwiye abana bamubaza ibibazo bigiye bitandukanye. Yavuze ko umuziki awutangiye afite imyaka 4 aririmba muri korali. Abana bamubajije bati ese Bruce Melody niki cyatumye ukomera mu muziki ndetse ukaba ugeze kuri uno munsi wa none? Ese niki cyagaragaza ko umuhanzi ashobora kuba yatera imbere? Niki cyabimufashamo? Yabwiye ati hari ibintu 4 bishobora gutuma umuntu atera imbere cyangwa se ahamya agakomera mu mpano. Ati cyambere ni ukwiyumvamo ko ufite impano. Ukabicekinga nawe ubwawe ukabanza wareba ese iyi mpano ndayifite. Kubicekinga bya mbere ni uko abantu bagiye batandukanye benshi bakubwira ngo ufite impano pe, sibyo? Aho ushobora guhura waririmba, waba uri muri korali, waba uri hehe, umuntu akakubwira ati mwana courage ufite impano y'iki kintu. Ariko tutirengagije ko hari n'abaguca intege atari uko udafite impano ahubwo bashaka ko uhera hasi. Yavuze ati rero ikintu cya kabiri ni discipline. Discipline, iyo ufite discipline ibintu byose bijya imbere. Avuga ati hari abantu benshi twagiye dutangirana umuziki bose bagiye bafungwa, abandi bagenda baburirwa irengero bitewe nuko bamaje kugenda mu nzira zabo bagenda bacishamo discipline itari nziza, bakivanga mu biyobyabwenge ne mu bindi bintu bigiye bitandukanye, bakaba barasigaye inyuma. Ariko ngewe kuri uno munsi wa none nkaba mpagaze bwemye nanashaka kugira ngo nkomeze nanagere kure. Yavuze ikindi kintu cya 4 gikomeye cyane ni ugukora kandi ugakora cyane wirinze babantu baguca intege. Ari nacyo cya 4. Urucantege urarwirinda wagiza ukagira iki ugakora cyane. Bruce Melody rero kuri uno munsi wa none ku itariki 20 z'ukwa mbere 2024 yatangaje ko
ibi byose hari ibintu byagiye bikomera yagiye ashoramo imari. Ibintu yashoyemo imari harimo ikintu bita ingurube. ibyo nabyo tukiri inyuma ho gato, ibyo nabyo nibyo bazagenda bakurikirana mu kindi kiganiro. Ariko noneho mwibaza impamvu tugiye gusoreza kuri Bruce Melody ariwe twibanzeho se mu byamamare byaranzwe mu gusura Sherrie Silver. Bruce Melody nk'uko yagiye abigaragaza cyangwa se abibwira bariya abana ba Sherrie Silver, ikinyabupfura nicyo kintu kiri mu byibanze mu bituma impano yawe ikomera. Kandi koko Bruce Melody yagaragaje ikinyabupfura gihambaye. Tuti gute rero? Bruce Melody ni umwe mu bantu basuye hariya cyangwa se basuye Sherrie Silver, bakagaragara bakihuza n'abo yasanzeyo. Yihuje nabo aho yagiye, hari agaseni runaka kagaragara yicaye yarambije hamwe n'abana bato bari kuririmba indirimbo ye. Bigaragaza kwicisha bugufi, kwisanisha n'ikigero arimo, kandi ari umuntu ukomeye muri kino gihugu mukuru, ariko akemera akicarana n'abana bagasabana kiriya ni ikinyabupfura. Uburyo umugabo n'uvuga nawe ibyakora byiza hariya bitandukanye na Eelement weretse ko abantu yabamefiye nyine ntago ari ku rwego rwabo, cyangwa se ntabwo ari gufiringa ibintu barimo. bavuga ati abana muraririmba abana muraririmba, twe twarakoze twagiye mu marevo runaka. Eelement sinzi impamvu ndi kumugarukaho, ariko nk'umuntu ukizamuka mu muziki ntago iriya disipurine ari nziza pe. Ereka abantu ko uri kumwe nabo, niyo byaba bitakurimo neza, ariko renza aho ubereke ko muri kumwe nk'uko Bruce Melody yagiye abigaragaza yicarana nabo. Respect ahantu uri hose. Bruce Melody ni umugabo w'intangarugero, ni umugabo wicisha bugufi, ni umugabo ubasha kuba yakora ibintu nta mutima mubi. Ni umugabo ugira umutima mwiza mu bigaragara. Rero nk'uko twari turi gusoreza kuri ino nkuru yiwe, aho agaragaza ko yakoze ibintu byinshi bigiye bitandukanye muri kino gihugu cy'u Rwanda, ariko akaba yariganje mu bintu byo kugira gushora imari mu ngurube ndetse no gushora imari mu mbaho. Ibi ni bimwe mu byo bazakurikirana. Ibintu byagaragajwe cyane mu ndirimbo yaririmbye bita Bado. Urumva iriya ndirimbo yaririmbye bavuga ko yagaragajemo ibikorwa byo yakoraga, byibanzemo ibikorwa byiwe byinshi byagiye bitandukanye yagiye akora muri muzika. Iyi nkuru rero ikaba ivuga ko Bruce Melody hari ibintu yaba yarashoyemo imari cyangwa se yaba yarashoyemo umufungo. Ku bantu bakurikira F1 Rwa TV nababwira ngo mugumeho inkuru nziza zigiye kuza. Harya wibuka ko Bruce Melody yatangiye umuziki muri 2011. Nibwo yinjiye muri muzika, atangiye gukora ibikorwa bigiye bitandukanye. 2018 nibwo irushanwa rya Primus Guma Guma yaryinjiyemo, ndetse aza kugira kuhagaragaza ibikorwa bigiye bitandukanye. Uyu Bruce Melody rero ntabwo ariwe twabashije kuba twagarukaho, gusa twabwiraga umuntu bita Sherrie Silver ko akomeje kwibanda ku bahanzi. Amaje kwinjiza abahanzi 4 kuri channel yiwe cyangwa se kuri televiziyo yiwe, ndetse no muri foundation yiwe amaje kwakira abahanzi 4. Tukibaza ese abandi bahanzi agiye kugarukaho nabaye, kandi noneho ibi abikoze mu gihe cy'umweru 2 gusa. Reka dufomboze nawe ndaraza kuyikurikirana ino nkuru. Atubwire ese aratuzanira umuntu bita Juno Kizigenza, Kenisoro ni umuriro. Ese arazana arya wa muhanzi w'umugore uri wicaye muri hiti bamwitanera uriya wa Dore Imbogo. Ari Dore Imbogo, hakaza n'uwo bita Joyeuse. Ese harimo umwe muri abo 4 tuvuze? Reka
tubitega amaso. Nibo bahanzi bari hit, bari mu mahiti muri no minsi bari ariko Juno Kizigenza ntabwo bamuza kuko nawe ari marava hit. Sinzi impamvu ari kuva hit. Ari kugenda amanuka gake gake. Maramanuka cyane. Ese muri hip hop kuki atari kutuzanira hip hop cyangwa se drill? Gusa kubwo kuba yibanze mu bantu bafitanye isano na Bruce Melody. Reka turebe ko ariho hanagiye gukomereza nanone akavuga ngo wenda se reka mfate muri bari abahungu be hagati yake n'Isoro na Juno Kizigenza. Reka tubitega amaso ariko abadukurikirana bo muri comment mugira icyo mutugaragariza. Tubwira ngo abantu bakeneye amakuru akomeye cyane, amakuru yihuse, amakuru agezweho muri entertainment, twajya hehe ni upi? Kuri F1 Rwa TV. Utibagiwe Kigali 500 TV. Na Kigali 500 TV. Ushobora kujyaho inkuru zacicikanye yaba muri muzika, yaba muri government, yaba muri sport, aho hose ushobora kujya kuri Kigali 500 ugakora subscribe ukajya ukurikirana inkuru zigiye zitandukanye. Utibagiwe ko ushobora kuza kuri F1 Rwa TV ugakora subscribe ugatera comment kugira ngo ukomeze tubahe ibiganiro bigiye bitandukanye hamwe nanjye P image cyangwa se P wanyu na niyo P. Ariko mbere yuko tugenda gato ari akantu kansekeje. Sinzi niba wakubiririkiranye Kigali 500 TV. Hari inkuru y'abajura mu kanya mbonyo. Turababwira ngo hari inkuru y'abajura. Abajura ngo nabo bagiye kurega nyuma yuko bibwa nabyo bibye. Bakurikirane Kigali 500 baramenye iyo nkuru ibyayo. nayo bashishikarije kuba bayireba. Ni inkuru iri kubica bigacika y'abajura. Ni gute umujura yibwa kandi nawe yibye akajya no kurega ibyo yibye, noneho baragaruka nawe barabimwiba, noneho bajya kurega. Iyo nkuru rero Kigali 500 TV yayigutohoreje. Munyarukireho mu kanya nanjye nahoze nkubita akajisho.